Ndi Papa Sava. Getishira nasanze. Honda Suzuki. Automatique non. Harre. Itese. Umeze utese. Karibu. Bana. Umeze utese. Ngize amahirwe uraje bana. Imodoka niri. Itese. Imodoka iri kunyura hara. Itahacaze. Cyangwa amabuye bari kuyikorera iri kuhacada, iri kumena aho hepfo ikazamuka pa bakagira ahubwo shama yashiriyeho rwose nkiri kuguhamagara. Telefone yawe iri gukora neza. Fata agafoto se wa. Ubu mukanya hari agatangazo umuvandimwe aranyoherereje kuri WhatsApp. Arambwira ngo ari gufata ifoto. Ubu ndi gutegura ifoto ahubwo nawe wifotoze. Hari ahantu bafite irushanwa ryo gufata ifoto. Yadanje ngo utarigeze ba mu buzima. Ubu napanze ndi kuvuga nti none kujya gushyiramo akantu kajyanye noneho n'umwimerere. Fate ibintu bijyanye n'ibintu byose. Nashyizemo akantu kajyanye na technology. Shyiramo akantu kajyanye n'ubuhinzi. Shyiramo akantu kajyanye n'iki n'ubuzima rusange. Shyiramo n'ikintu cya modeling. Urumva na plastique. Fata agafoto ndi guseka ndi gutoranya ibishyimbo. None ndi ko nayohereza. Niyarya ikadushyiraho n'ipine bazabone ko harimo n'ibintu bya art. Konamba motoro yewera. Urabona bimeze ite? Nta marushanwa se? Nta marushanwa. Nuvuga ngo nta marushanwa agaruka mwaka gufata ifoto ya mbere. Urabona ameze gute? Ntago yabigaragara neza. Ariko urabona ko irimo ibintu byose. Wendebera umbwira ikintu kibura. Imeze neza ariko urabona yo. Shiraho n'akaburushete wenda ndi kugatamira gutya. Nakukabonye byabasawa. Mfatiye foto. Reka ngire gutya. Urabona ko harimo igisirimu. Ushyiramo igikabyo noneho. Yo. Gutya. Turebe ukuntu imeze. Sirimo. Ubu nta kintu kiburamo. Urumva ndashaka kugira reka nkwereke ibikabyo nyine. Reka nshyiremo n'igiti. Igiti n'uburyo bwo kurengera ibidukikije. Byaba bifite umurongo? Oya ntacyo hano se urabona bitagaragara. Hariho insina inyuma. Ubu ko interpret iyo foto. Ngino nyifashirizeho dukomeze turagura tudushyimbo. Ngiri. Iyo nizarya. Igira hepfo gato. Nizarya iyo ngiyo. Zarya. Okay. N'abantu bakora amarushanwa se? N'amarushanwa bijya bibaho ngaruka mwaka. Bakicara akavuga bati mwohereze ifoto itarigeze ibaho ku isi. Ko byakomeranye se mushuti. Cyaro kubaza se nkokoze mwana wa mama. Byameze. Ariko rero byameze. Shabira dusaba guhindura imihingire kabisa. Oya. Ariko guhinga ni sawa. Ahubwo ikibazo naga tekinike ko kumenya ngo turabihumbika dute nako turabisarura dute tubibike hehe. Mwese byari bikwiye ngo niba umuntu abikuye mu murima abirunda hasi.
ako no mu murima imvura iri kubyiciramo. ariko kubyiciramo n'abatize nyine gusarura bari kurangara yuko biteze neza se. Ese digidi nibi bishyimbo ariko byari byeze neza. ikintu bidusaba tugomba kwiga guhingira muri ntuza, muri za nzu z'intuza izi za green house. Cyane nishyizemo ko green house bazihingamo imbuto gusa. Kare ko ibintu byose nozi imyumbati bayituburira cyangwa urasa green house washyiramo n'imyumbati n'iki? Yesi birayi imyumbati iki byose babituburira he? Ko nishyizemo ko bihenda. Wenda ko byahenda kuko akeza kagira gate karigura. Ariko ikintu nabonye wa mugani wawe ntuzuyu ahubwo muzashyiremo namwe amafaranga. Sinumvisha avuga ngo ari gushaka abantu ngo bazakoranye. Inde repeat ko bya green houses. Sinumvisha ngo wabonye isoko ry'urusenda, niba ari urusenda, niba ari pavuro, niba ari imiteja miremire. Yararibonye rero twabikora ibyo njye. Hoya abantu bajyamo. Handi se bite? Handi ni amahoro. Nanjye narimbuye kureba wa mugabo intuza mutemberezi. Ariko mutemberezi nabyumvise. Ni ikibazo kabisa. Ako kari akantu katari keza ko papa sava. Umuntu w'umugabo yikore agenda ningura umugore mu bandi bagabo sha. Yaraninguye gusa se. Nuko bavuye mu mubatizo wo kwa ntuza wo kwa Laurene. Ngo bageze mu rugo aramukubita dere umugore aravuga mucigatiye ikintu za kigipapuro mu kanwa. Reka yaramukubise aracanganyukiye. Barandahiriye uriya mugabo rero ikibazo cye kandi ari kubiterwa n'inzoga. Urumva bababwira bati mu inzoga z'umunywe nkeya kandi mu inzoga nzima. Noneho nikarya njye rero ubu nicyo kibazo mfite. Akantu karakoma bati papa sa agakomye kose bati papa sa avuga so nzahora muri ibi ngibi. Bura rero reka nkwereke njye nari natekereje ngo tuzagire muri ya nama imwe tujya dukora nimugoroba y'umudugudu twicare tubiganire dufate imihigo tuvuge tuti niba ibi reka mugire inama. Ibi biragusaba kubyanika bikabanza bikumuka ukaza kubitoranya. Watumbika se ubwo rimwe ngahita nikorera igihembe vuba vuba. N'ubundi ko rero gahunda nayo mfite ngatumbikira rimwe nibi nkabyoza nkabitumbika nkabiryamo igihembe. Si byabasawa? Byabasawa kabisa. Nawe se ubura bitatse. Ariko icyo kintu wari uvuze yuko tugomba kongera gukora inama. Oya si uko no kuyikorera aba ubwo bushize ntiwaje kandi tuvugiramo ibintu bifite akamaro. Ntabwo naje ariko narindi mwarimu hasi. Seko nari natabaye inama no gutabara birahura. Inama buriya hari ukuntu abantu bayikerensa ariko iriya nama narebye ukuntu cya kibazo Gerard yari yagiranye n'aba mugabo bari bamwibiye cash power bagikemuye mu buryo bw'amahoro bakiganira batagiye mu manza. Umugabo akemera ati burya cash power jewe nari nayibye urumva ngira ngo njye kuyigurisha handi uko ntari nzi ko burya banaziba birasaba gucunga neza. Neko kwa gatanu nimugoroba ndi porogaramu nzaze tubyigeho kabisa. Hanyuma rero icyo ngicyo wenda ngize n'amahirwe urizanye shako nagira ngo ngurize amafaranga. Urumva amafaranga se digiti hari ahantu nafashe amafaranga mu itsinda narararanyije kabisa nguriza kandi we ntujya wiburira bandahiye ufite amafaranga papa sava ntuyanyime oya uri kwisetsa utyo nakubuze ubugiye gutangira kwirisa ngo ntabwo njya niburira bifite iki ariko akaboroga nawe amafaranga ufite amaguko uzi ko hari igihe mumbwira ibintu nyine nkumva nta kindi nabikora usibye kwishima. Reka rero mubwire ibyo bintu mutangiye kubyihangisha vuba. Oya si ukwihangisha. Muba mufite amafaranga umuntu akayabaguza mukayamwima muyafite kandi ibyo bintu n'ubusambo muzanapfa muyasiga. Urumva reka ubuhuni reka ubusambo mu amafaranga. Ukeneye angahe se? Murama nka 30.
sinzatinda nko kuri 15 zo gutanza ubundi yago ko Kimina tugihuriramo uze kuza nimugoroba ndebayo ba Manode bakoreye ntiwumva turebe uko tubyigaho ntiwumva zayo usubiza hagize ngo hari ubwo oya ntacyo nzayaguha nabundi kwizirika ko byiza si umuco utagendera kuri 30 si umuco mwiza ariko utabyiziritseho wabikurayo wa mugabo mweka ko n'amafaranga noneho mukeba we nawe yamenye ubwenge ejo bundi mu rusengero ngo yatuye 1000 abantu bararebana ndavuganisha mwiza imitwe reka rero nzamuke ndebe uko bimeze bari abahungu yo ntahari usanga babyica nkana oya ntacyo gira ugende nanjye ndi muri utu ntacyo nguhaye ntacyo mfite ariko ntacyo ebwe buriya ntimunapfa gutoraguzwa utuntu mu ngo z'abandi ndabaza abakire ubundi baranaguhamagaye ngo kwa nuza ngo ujye kunywa agashira ngo biryaho ashaka ushobotse ubwo busambo burica areca ndakuzi gonyereza wari ugize neza ntacyo nkwimye mfite sawa wari ugize neza nta bitanu ufite ngo uyohereje se nona oya ntayo mfite ubu ngubu kuko koneye nababwiye ngo barangure ubugura uraza kwagera nimugoroba sawa nari sawa rero Imana ikomeze ikongerere ubwo nta marushanwa uzagira utyo tsinda oye mbirimo reka ngire ahubwo ukanyoherereze mu kanya ndagura amayinite none numara kukanyoherereza nkohereze njye sinakurya nk'uko uba wangize mwana wa mama ningira icyo mbona tuzasangira bike bihari mbirwe mushinga ndawukomeje sasa ibindi birazanye ukajyagaye afunga kuyotarane nikagiye akayama ntacyo abazakishyura ko kamobwa kandi mbishyize ese birakora ibyo nibera repepe byamatuja ntabwo byakora neza okay passenger plane going to fly passengers mwese mwambara imikandara tugiye guhagurukira kuri altitude ya 750 utumburukiye 300 mwese mwigire akantu gukanda umwuka ugahita umanuka cross eyes vitesse voler asara byanyabyo agasara byanyabyo mani buriya gutyo uri kumubona nyine nuko akundi bigeraho bigatuzamo gake ariko buriya bimujagura umuntu urwara umutima amenye ko turi kugenda mu kirere ubarasara bie agasara kugira ngo abantu wabona ahantu mu kirere reka twaburaho duhungira akora rero alo kwisi umeze mute bwo kureba ibintu bimanuka bigenda binyuranyuranaho mu kirere by'ibicumi wowe nari amafaranga twavuganye urongera ahandi kabisa ubu ni bo gahunda zanjye zacamo ni bo birotsimbure mugenzi wanjye ibintu ni bo ariko buriya njyewe ibintu birimo amafaranga ntago njya nzuba njyewe ibintu birimo amafaranga ngomba kubikorera très bien siko yasaze we kureba aha ni bo butuje gato nanjye ngwino ntware turakumanuka Ethiopia hejuru ya mer Mediterane mwitegure ubwo tugiye kureba mwese mufungirira ari kwara ibicu biremere mu kirere ibintu bya Mediterane buriya mu bwonko bwari kumva ari nko mu ndege njyewe ariko mba nzi kizagume gutya umva ahubwo njyewe hari ikintu nibaza nkibaza avuga ngo nk'ubu ngubu n'ugute mba narakoze utuntu nk'utu tw'ubwenge warangiza ukamarira amafaranga ugomba kurenzaho wowe humura fanta ndagashyiraho ikigoryi cyarasa kumva isi radio ameta gatombe
tuiche mwingine kuri gatatu. Siko cyasoze Habari za wasikilizaji wapenzi, hii ni kabumbu ya kuendelea mpira. Anaenda ameotea. Ntabwo mpira tukumva. umva kizagumye gutya. Ni ibingibi gusa. Sara Umva ubwonko mushkila. Hari. umva kizagumuku kigumu kizafi kimezo. Nanga muragenda? Ahubwo hari ikintu Buramba ndi kukubaza. Nkumva. Muragenda mu ndege? Gerageza umubaze nk'akantu umva kagusubiza ibintu byerekeranye. Murajya mu ndege? Indege ubu ngubu turamanutse twise twerekeza ahantu bita Ikuskasi mu majyepfo y'isi. Turamanutse abagenzi mujyamo ubwenge ntabwo bufite bwo kukumva. Itegeko rigenga abagenzi binjiye mu ndege no kwambara umukandara mugahita mutegura gukorera akantu ubundi nawe uzajya ushyiraho na mani ndakwemeye siko ikirozi cyawe batana kirogoza we. Ahubwo ndagira ngo nkubaze akantu jewe nyine buriya biriya bintu wari uri kumbwira kiriya gihe ntabwo nagerageje gusobanukirwa neza. Bihese kandi nyine ngiye kubera ko nishakiraga ibiceri naravuze ngo nta kibazo nereza uduceri ngende nkora ukuntu nyine ngendagira ngo umvire imuzi. Kana ikirozi cyawe kirakora ndayamanitse nyine nagira ngo umvire imuzi umbwire impamvu nyirizina washatse ko nyine nkori bintu n'abamarika mu ijuru. Yiniga rero ubona ijuru igidigi rwose pe twarakundanye. Ndabizi murezi babigenza kuninda ngo pa duparike mu kirere. Akuze ibyo bintu numvaga babivuga ari kwa piga nzenze. Abandi babiri barigaraguye harashya. Niga ibinteye. Tuza mu ijuru. Nyuma yaho mba niboneye. Ifite ibiceri. Hano mu kirere. Ndavuga inigizaza. Mfite inda y'amezi 2. Umva? Iyi ngegera mbi nyibibwiye ngo ntago hakuramo inda. Ntabwo nahise mvuga ati subundi uyu mutwe mfite ni watermelon. Kino kigoryo wagicurika ubwenge. Kandi urumva ubiceri kinga hita nigendera. Kona se bitarakemutse. Ngana gakuramo inda nyine. Buriya rero umuntu w'umuhanga. Umva. Ahubwo ngiye ikintu nagira ngo ngiye nongere ngusabe. Urumva urabizi ko twemeranyije no cyane twemeranyije ko uzajya umanyine kusunuze nawe urabyumva buri gihe kanuira akadege gusa urebe. None se ko ndi kumva nongeye kugushaka. Si rimwe rimwe ugakoza ngo humura rwose humura ino ngegerwa mbere yuko twinjira mu nzu ndagira ngo ubanze nyine ushyiraho nyine biriya biceri urenzeho nyine agakati. Turumva ku isi turi hafi kugenda usagafanta kamakeya wowe turacyarimo kwikata usagafanta se humura erega amafaranga sheri uziraniga ifite amafaranga ariko iyo uvuze udufanta ntanete none abantu babakire nk'amwe shyiramo nimero akamiliyoni. turagwa ku isuga mu kanya mviriya nigamindura ubuzima nimwe n'igice burya nayishyiraho. Subwo nk'iki nakundanaga nacyo ndeba ariko shyiraho aho ngaho. amazina no reka nze nkwereke reka nguhe nimero ya konti kuri telefone ntago kumaze gukira n'amakonti. Reka nze nguhe ya konti kuko reba ngo kirakanura dore iya konti ni iyi. Ngana ngo yakura minda yanjye none ngiye mutaye ibishanga yaje urabona ko yaje message. Amazina y'abanyatanazi yego niyo nabonye. Sindengeje hose agafanta kanze nde urangiye ibintu ntabwo abantu b'iki gihe nsigaye mbizerije. Oya reba humura amafaranga arahari. Tugezeyo abagenzi mwese buri wese ahitera ajya kuri mama yanjye. Nanjye nyohereza. Ndabona ko urakoze cyane. Yego nawe ubundi ngiye gukora nazajya nkorana nawe urumva. Ahubwo komeza umbwire ngo komereze ibiganiro. Nanjye ndajyamo muri ibyo biganiro dukomezanye. nta kibazo buriya nyine never mind. Ibiganiro murimo nanjye ngiye kubijyamo dukomezanye. Reba
sigaranya angahe kuri konti munange umpe? Atana. bari kukubaza ngo sigaranya angahe. Atanazi iki? Ese. Niko. Ubu waragiye umenya ubwenge, urabumenya ku buryo wamenye bwinshi kurusha ubwanjye. Wowe. Ikiwerewere. Ceceka. Atana unkoze ibiki? Ntabwo uri inshuti yanjye. Ase niba ndi inshuti yawe. Atana ntabwo uri inshuti yanjye koko. Ntabwo ibintu byose nabikubwiye. Wagakobwa ntukazageza gusakuza muri uru rugo. Niba uri inshuti yanjye. Atana wagire ku. Ziba nakubwiye ngo ceceka. Wambesirewe. Njyewe nange digidigi tubana mu nzu. Ngo noneho ngo njye kumwica wowe se uzancumbikira cyangwa se uzamfasha kugenda gufungwa muri mabu. Niko. Ubu kweri uzagenda ubu umugome ugeze ryari? Mwigize iki? Mwigize abantu bazi ubwenge ngo tuzicara dufata amafaranga y'abasore tuyarye tubahindura amadebe tugenda tubahindura ibintu by'ibihwinini by'ibicucu tubarya amafaranga nibarangiza bazahinduka imbwa hejuru kugira ngo tubatendeke. Wowe wamburanye iki gishobora gutuma wicara ukumva ko ubuzima bwanjye bwapfa, ukumva ko ubuzima bwanjye bwaba bubi? Ni ikihe kintu kibi nagukoreye cyatuma utekereza ngo ufate inshuti yanjye indoge inyice? Basi ndagusobanura. Umuntu twabanye tugakundana kugeza igenge nawe dufite umushinga wo kubyara umwana utwite gushaka kumukuramo ngo urongorwe n'undi. Ubwo se ayo maraso ye ugiye kwishyiraho? Sheruzi se. Nziki. Kuri kamubwire. Umbwire iki? Ubu uzajya ureba akana k'agahinja wumva umeze ute umutima wawe uzi yuko uwo wakagombye kubyaruka wamukuyemo? Nuko ntabwo ndayikura. Uracyafite wenda nayo nabipanze. Shirido ncika ijosi. Ese iyi nama wayigiriwe nande? Ngo gihe ngo bagende ngo bamuhindure igihwini batese byanyuze se muzihinzi. Ubu se urareba ugasanga njyewe naba koko reka ro nkubwire ntuzigere n'umunsi n'uyu numwe wifuriza umugenzi wawe ikibi kuko nawe birakugarukira. Icya kabiri ibyo mwirukankaho ngo urukundo wiruka n'uhekenye gupfa ukaza n'urimira bunguri. None ubu tugukorera iki? Ariko uranatinya kukavuga ibyo ngibyo ngo mbabarira. Iyo apfa se cyangwa akomeza akabigihuye nini wari kugenda uvuga ngo mbabarira ahantu hose. Ariko ubundi ko utanagira ubwenge kuri akagoryi mu mutwe wumvaga njyewe Atanazi nafata umuntu tubana mu nzu imwe nangiza nkigereka igisasu cyo kumuroga. Turashyamirana yego ndabizi kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko njyewe uzaperereze sinshobora gukora ikosa nk'iryo ngiryo ngo ndajya njyewe uzaperereze. Ubuzi basi mbabado nuko ndacyayitwite. Uzibeshye iyo ndi nahungabana uretse no kuvamo. Nta handi hantu uzagarukira, nta hantu uzajya wicara ukibaza iby'ubuzima bwawe bukagucanga. Uyu mwana umurebe wirebe. Mvuze ngo iki? Njye mureba nirebe.